Mu buzima ntuzivuze kubaho nk'undi muntu, buriya umuntu agira ubuzima bwe bwihariye. Ibyo ureba inyuma buriya muganire yagutura amaganya n'agahinda. Rimwe na rimwe umuntu ahitamo kwiyereka uko atari kugira ngo asase inzobe nyine kubera ubuzima bwa buri munsi tubayemo. Uzajye wirinda aya magambo ati sha icyama umugore nk'uwawe, ati icyama umugabo nk'uwawe se, abana nk'abawe, ubwiza ufite, cyangwa se ukifuza ko wahinduka nkawe. Ariko buriya usanga benshi nawe unyuzwe n'uko abayeho, cyangwa se ibyo wibwira ko ari umunezero kuri we bikaba ari umutwaro. Buriya umuntu aguhaye akanya gato ngo kuganirize ku buzima bwe gatoya cyane wakumirwa. Mu buzima ubayeho hari uwifuza ko yabaho nkawe. Ugomba kwikunda rero kandi ugakunda n'ahazaza hawe, ubundi ukanahaharanira. Kuko akenshi ibyo utekereza ku muntu biba bihabanye n'ukuri ku buzima ari kunyuramo.